akabuse nkanjye nayiguriwe nandura nseka abandi bari kubyanariza mba numvisha ahantu bari gusirimba mba nagiye hipa ntibankurino banoneho bansanguma aha twarahageze muririmbyi yaravuze ngo naje ndemerewe ntabwo wabyumva ntabwo nzavaho Yesu ari nawe ntazampemukira yambereye ubuhungiro ukiyicarira ugakomeza none mama cyagiye utanguriye ikanzu Yesu ko yanzaniyeho n'urukweto yahuye n'uwo basambanye nimugoroba ati wakongera ukama ati wapi nasaga n'umusambanyi none Yesu yamfashe Imana we ahura n'umuntu ati mwangwino ngo usomye baguha kandi gacupa ati nge nasaga n'umusinzi ariko Yesu yamfashe ahura n'umuntu atari ko kutageruka kunteza imbere kutakiza muri saro byagenze bitatu nge nasaga n'umuntu unyereza umusatsi atari ko Yesu yaramfashe Yesu yaramfashe timpita kandi gapantaro kari kubikora kagacupa tera kandi kadashire nakarivaje tuzabaze ntabwo nyambara icupa ngensigaye nyenyerera hejuru nasaga n'uwambara paketi ariko aramubwira ati kwa gatanu none se ko hageze ntabwo tujya mu gisopa ati ngewe nasaga n'umumansuza ariko mbyina igisimba kuri ubu byarahindutse byari kera we atese none kudaruka kunyandikira niba mpari nta pasi ukeneye mwa ntawaguha pasi ati reka nasaga n'ukunda ibyana ariko Yesu nanjye ngiye kugira iyerekwa nsanga no gusubiza Imana ireba agatima mushumba Imana ireba agatima badiyako ikanaga yakajisha kavuga ngo mugabo ati na gatima irarunguruka ikanagama akajisho gakubita umurongo w'abakobwa hariya kitegereza ikareba cyago dance irungurutse mu gatima kabona ngo dance nyuma y'amezi abiri azaba yishingiye iti ngwino manze nguha umugabo utazadukoza isoni none Yesu niwe musambonyemo ngo twebwe ni wowe uri guseka ngwino ngo kondisiyo ni imwe ngo inariko kondisiyo yewe garuka Zaburi nshya. Tugiye gusoma mu gitabo cyo kuva ibice bitatu turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu Imana ibaho umugisha. Kuva ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuri page ya 52 mu isezerano rya kera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mutwe ijambo ravuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Icyo gihe Mose yaragiriraga umukumbi wa Yetiro sebukwe umutambyi w'Imidiyani, aturukiriza umukumbi nyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu gihuru mu kirimi cy'umuriro. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye icyatumye igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti Mose, Mose. Aritaba ati karama. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Tuvuge cyane Imana ibaho umugisha. Ni icyifuzo ngize ndumva twakoma amashyi kubw'ijambo ry'Imana. Nishimiye kubana namwe. Nababwiye ngo nitwa Zawadi, ndi umukristo,
neranira i Musanze ku itorero rya Bukane. Nishimiye kubana namwe uyu munsi, Imana ibahe umugisha mwinshi. Mwagize neza muraza, nishimiye kubabona. Kuri nishimiye kubabona cyane. Nkunda ukuntu abana b'Imana bari beza. Umuririmbyi yabivuze ngo baba bambaye ubwiza bw'Imana. Iyo mbonye abantu bangana gutya rero musa neza, numva binejeje mu mutima, nkumva nshimye Imana ku bwanyu ndetse no ku bwanjye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nari mbasabiye umugisha. Dusubiremo rimwe, Imana ibahe umugisha. Ndashimira mwese, ndahera ku barashi. Imana ibahe umugisha mwinshi abarashi, amakorali Imana ibahe umugisha. Abacuranzi n'abakristo, abashumba, mwakoze cyane na protokole mwese n'izindi ministeri. Mwakoze cyane kungirira icyizere uyu munsi ngo abari nge Imana ivugiramo none. Imana ibampere umugisha mwinshi. Mwakoze kungirira icyizere. Ni umugisha ukomeye, ni amahirwe atagereranywa. Dufite abantu bize amashuri menshi, badefanda ibitabo byinshi, bambara amakanzu n'ingofero, ariko nta n'uwamugirira icyizere cyo guhagarara mu bantu n'icumi. Rero mwakoze kubona Imana muri jewe. Imana ibahe umugisha n'ukuri. Tuvuge cyane amen. Nahoze nicaye hariya ndeba dufashwa. Iri torero rya hano narikunze. Ntabwo bisanzwe kubona ahantu bafashwa kugeza no ku ntebe y'inyuma bagafashwa. Mu buzima busanzwe bicaye imbere turafashwa, abacuranzi bagapfa guhumiriza bagakanda ku byuma batanabyumvise, ariko hano twafashijwe no kugera ku ntebe y'inyuma. Imana ibahe umugisha. Tuvuge amen. Rero ntimwumvireho indimwe ngo bibe bya bindi byo kugira ngo bibe akazu. Nanjye nubwo ntasanzwe hano ndi umukristo, ndi mwene so, ntimuhune mu ngabe y'amaboko, mwumbe hafi mbese ndabasabye muntize amatwi twumva Imana uyu munsi. Maze iminsi wayoboye gahunda yabivuzeho, maze iminsi mbwira abantu ko Imana ikiza urubwa, kandi maze igihe mbabwira ko Imana ikiza igisuzuguriro. Uyu munsi rero ntabwo mwege ngiye kubabwira ngo Imana ikiza urubwa, murabizi. Ntabwo ngiye kubabwira ngo Imana ikuraho igisuzuguriro, ahubwo ndenda ngo tubivugire muri ya ndirimbo abacu baririmbye, bakavuga ngo uku tubayeho hano tugeze kuno tumeze ni ukubera Imana. Seme amen. Kongere amen. Nabonye abantu bamwe bari kubyumva, abandi bakabyanariza, ariko byibuze wowe mugenzi wawe ntumwiteho, wirebeho. Witwa Dawidi niwe nkunda kuvuga cyane. Ntabwo yiwe areba ku bajepe, ntabwo yigeze areba abagaragu, ntabwo yarebye abaja, ntabwo yarebye abaririmbyi, bene Kora bari gucuranga ntiyabitayeho. We yasubije amaso inyuma, areba ahantu Imana yamukuye, areba ukuntu Imana yamukuye mu ishyamba, areba ukuntu Imana yamukuye mu bushumba, areba ahantu Imana yamwicaje, aravuga ngo naho batanyumva, njyewe nzabwira abantu ko Imana ikiza urubwa. Nzabwira abantu ko Imana ikuraho igisuzuguriro. Imana yarukijije Hana mu maso ya mukeba we. Imana yarukijije Dawidi mu maso ya Goliyati. Haleluya. Twabonye Imana. Abandi bari kubyanariza ashingiye ko ibaze yambaye ayiguriwe n'umugabo, akabuse nkanjye nayiguriwe nanduretse ko abandi bari kubyanariza bakavuga ngo ubwo umwana yiga mu kigo cyiza nta kazi keza k'umugabo, ariko se nkawe akabyanariza akavuga ati impamvu umwana wanjye avuga igifaransa akavuga icyongereza na bene wabo bari i Burayi, ariko se nkawe. Haleluya. Wabyanariza ukavuga uti impamvu bambwira ngo ndaberewe nuko mbyibushe, buriya baba barebye inyuma bakabona, ariko se nkanje iyo dushimye Imana uko tubayeho ni ukuberayo. Ntabwo tubayeho mu mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho mu mugambi w'Imana. Gutyo mubikuremo analize, mwebwe mworohe bwose mwumva Imana. Ntabwo tubayeho uko twari twarateguye, ntabwo twubatse amazu kuri bya bibanza iwacu badutekesheje, ntabwo twaguze imodoka kubera twabonye perimi mu ba mbere, ntabwo twarangije amashuri kubera badusevingiye menshi, ariko twabonye Imana itubera amaboko. Wacu yararirimbye mu ijambo, haravuga ngo wabereye Abisirayeli amagare, ubabera amafarashi yo kugendaho,
nta farashi bari bahagurukanye, nta gare bari bahagurukanye, ariko nshima Imana yibonye ntabyo ufite ibitira ku mwanzi wawe ikabikore. Ntabwo banyumvise. Imana yibonye nta gare ufite ikabona nta farashi iriyeraje igacomora inziga mu magare n'amafarashi byabo, bajya kugukurikira kuko bakurushaga intambwe, kuko bakurushaga umuvuduko, bagasanga Imana yacomokoye. Ni Imana yacomokoye inziga mwikihagarara. Babarira ntiwihagarareho, ariko irekure mu nzu y'Imana. Ni Imana yacomokoye inziga, naho intaraza zo bari baziduhaye, naho amahembe yo bari bayohereje, ibitwica bari babiteze, abadutera ibyuma barara ijoro, za marine zirabizi uko zikanda ugahwera, abadutera kaci bari bahari, abaduheza mu nzu bahari, abadukura mu ishuri bahari, ariko Imana tutabireba irabanza iravuga ngo tutazabigirira impuhwe, iravuga ngo reka nkire inkingi y'igicu ijya inyuma y'Abisiraheli, noneho operasiyo njye nyikorera inyuma y'inkingi ntibamenye ibyo ndi gufina. Wenda wowe unyumva. Imana yabonye wa mutima tugira, wa wundi mwiza, ikubwiye ko igiye kwica umurozi ukuraga, wavuga uti mureka azarebe ko nzarama. Imana ihita ishyiraho inkingi ikamugofora utareba. Imana se yaza kubikunyuzaho kakubwira ngo umugabo mu yarari gutereta ngo none mukeba ngiye kumwangaza, wavuga ngo nawe yarabyaye murekere mu rugo barera abana, wenda ugarura. Imana ijya inyuma mu nkingi y'igicu ikabibagagura tutareba, ikazana amasupana, ikazana amapense, igakuramo amaburo, amapine igacomoko. None wowe urihagarara bavuze ngo uko tubayeho ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana, ntabwo ari ukubera abantu. Turi inshuti zitabishaka, tukabaho imiryango itabishaka, abatwiganye batabishaka, abadukorana batabishaka, abaduturanye batabishaka, ariko tukabaho n'ibyo badutega ngo bajye baducukurira imva, Imana igasiza isi. Seme amen. Mugabo umwe ngo yabonye, yaritegereje areba ahantu byatangiriye, abantu ukuntu n'abandi bo mu nzu y'Imana, n'abashumba n'abadiyakoni n'abavugabutumwa n'abaririmbyi n'abacuranzi, wafata mikoro ugiye kuririmba bagagabanya volume, ijwi ryanjye niryo ritoya cyangwa ni mbese bakagabanya volume. Wajya kuri ritime bagahindura ibyuma, bati korari yabitesheje kandara. Baritegereza aravuga ngo aba bantu nabamenye, ntabwo nasaba agatuti ngo bakampe, sinatera haleluya ngo bayikirize, nambara ibirebire ngo ni umuturage, nashyiramo mini ngo naguye, nagenda nihuta ngo ni igicamuke, nagenda buhoro ngo ntaterambere. Aravuga ngo birahindutse, uwo kwikomezaho ni Kristo. Nyuma bamubaza ubuhamya, bati duha ubuhamya, ubwira nyuma yo kwikomeza kuri Kristo byagenze bite? None Yesu niwe musambonyemo, amahoro nifuzaga. Nagiye muri korari ndayabura, ngiye mu gipasiteri ndayabura, ngiye muri famiye ndayabura, ngiye mu nshuti ndayabura, najyaga njya kwiribagiye isi, mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kunywa agakama. Ariko nyuma ntabwo banyumvise we. Ubundi kosa ryabayemo, ariyo mpamvu baguce bagutenge. Sawa, impamvu ibibazo byose byabaye byinshi ni ikosa rimwe twakoze. Naho ubundi tuba twarabyibushe, twari kuba twaraguze amazu, twari kuba dufite abapangayi, twari kuba twaruriye indege,
twari kuba twarashatse, abandi twari kuba twarabyaye, mbese twari kuba dutunze amafaranga, dufite n'imigabane. Ikosa ryabaye iryacu. Ngo umugabo umwe baramubajije bataho ugereye muri Kristo uri kumva bimeze bitatiye baba we, nakoze ikosa rimwe. Batiri ati natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga. Iyi nicyo kosa ryabayemo, twatinze kwitaba. Itijya muri korari utindi bagira amatiku ugatinda kwitaba, utazi neza ko isezerano ryo kukwambika arimo rizagusanga. Imana igusanga mu bakristo iti ndakwambitse, uturakoze Mana. Iti ngaho jya muri korari, utibagira amatiku, kandi korari igira inifomu zirenga 10 already yamaze kukwambika. Imana ikakubwira ngo ndi Uwiteka ndaguhisha. Barangiza batayibiri ku rusengero ntujye, batayakorari repetition ntuzi, bati ku cyumweru hari iteraniro ntuzi, kuwa gatandatu hari igiterane ntuzi. Aba muri karitsiye bakabona ko wirirwa mu rugo nta kazi ugira, kandi uwitabiriye izo gahunda zose babona agenda bakagira ngo agiye mu kazi. Wowe systeme nimwe nukwitaba, were kuzaregreta uvuge ngo natinze cyane kwitaba. Igihe twamaze kirahagije. Uyu munsi twitabe, nitugera kwa Kristo azaduhindurira amateka. Kwishima biri muri Kristo, kwambara biri muri we, kurya biri muri we, kwiga ni we, kubyibuha ni we, kunanuka ni we, kwishima ni we, gukomera ni we. Dushimye Kristo wacu. Haleluya. Twaratinze we, twatinze kwitaba. Umuhamagaro waraje turatinda. Bashumba twatinze kwitaba. Ubu yuza abantu bukiri mwari mu buri nka regional. Twakugira mu regional se gutaka kanyuje. Ubu wabona mba ndi umudiyakoni, ariko asaka kanya ndi umunyagice barangira umudiyakoni bati. Wabona bari wowe dirije w'iyo korari, ariko asaka kanya yinjiye mutaramenya n'indirimbo nari itime tukugire dirije gute. Twatinze cyane kwitaba, ariko nyuma aho tuhagereye tukiringira ijambo rye, yadukuyeho ibyaha, none ubu yaradukijije. Umuririmbyi yaravuze ngo nkimara kuhagera ngo none mpora mu mahoro, umutima ni muzima. Ariko icyatumye acungura kanyiza ntabwo nkizi, ariko icyo tuzi kimwe nuko duhora mu mahoro. Twaburaye tuba dufite amahoro, twariye dufite amahoro, turi mu Rwanda dufite amahoro, tutarurimo dufite amahoro, twarize turaya ariko haleluya. Mpora mu mahoro. Biragoye kubona umuntu waburaye ari guseka, biragoye kubona umuntu utasinze ari kubyina, biragoye kubona umuntu nta mushahara kaza ahangaha, biragoye kubona umuntu ari gukoma amashyi nta n'akantu kari mu nda, biragoye kubona umuntu ubyibushe n'ibisukari ari byinshi ariko ntaryame. Twuhora mu mahoro, umutima ni muzima, twiringiye ko n'ubugingo bwacu ari buzima, kandi n'imibiri yacu tuzi ko ubugingo buzima butura mu mubiri muzima. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Twongere amen. Ariko hano twivugire ngo amen. Mushyiremo na haleluya. Nabazi ko yaterewe hejuru buri wese asamaye. Ibintu bya VIP hano ntabwo ari ngombwa. Turi gusenga Imana n'ubundi ufite ukubayeho nuko wigize ntiwari buze. Tugeze tujya gusengera ahantu, tugezeyo Imana iravuga ngo ugiye gusubiza ibyifuzo byacu. Ibi tubwira tutarinjira naho turasengera. Mugabo umwe aravuga ati ngewe rero uko ndi kubibona muri kuvuga ibintu bidafite umumaro, ntimwigwe musengera rimwe muvuga ibyanyu, muri gusakuriza Imana ishobora kutumva ibyanyu. None rero ngiye gusubiza ibyanyu mwese, ko ari abantu 10. Ngiye gusubiza ibibazo byanyu mwese. Ubu dufite abantu Imana yagiriye neza ku buryo yadusubiza twese tugataha tunyuzwe. Ngiye gusubiza ibyanyu mwese, noneho dusengera icyanjye ari kimwe, Imana icumve vuba. Tuti nibyo.
ndashaka kukubwira ko uko waje kose gabanya ibintu bya VIP. Hano turi mu nzu y'Imana, ntawo kubaho uretse Kristo. Niko narimvuze, imodoka yawe uyihorere n'inzu yawe ireke, kuko n'abakodesha bicura yabo ku kwezi, uko kwezi nta wayimukuramo. Mvuze nabi? Narimvuze ngo niyo yaba ari kwiga muri 9 nta kibazo, iyo babaza abana biga n'uwa wabarimo gufashwa mu izina rya Yesu. Nta kibazo, nta kibazo, nta kibazo. Byose ni ibiki ngo ntiwambaye ibaze wamaze, nushaka ubutambaye super n'abambaye London turi kuka tukabona turaberewe. Imana ntabwo itera imibare, ibiro by'imyenda wambaye ntabwo ireba agaciro k'inkweto, ntabwo ireba k'igitambaro. Imana ireba agatima, niko nkunda kubwira abantu. Imana ireba umutima. Niyeze mbwira abantu ngo ikwitegereje no kudusubiza burya sinzi wavuze ngo ibya Yesu ni ku murongo. Nanjye ngiye kugira yerekwa nsanga no gusubiza Imana ireba agatima. Mushumba, Imana ireba agatima badiyako. Ikanaga akajisho kavuga ngo gakubita umurongo w'abakobwa hariya, kitegereza ikareba cyago dance irungurutse mu gatima, kabona go dance nyuma y'amezi 2 azaba yishingiye iti ngwino manze nguha umugabo utazadukoza isoni. Nuko iti noneho yabona Chantal washobora kumara imyaka 5 ikifashe iti komeza ugira sirimba nzaza aho nzaza, aho nagusize ndahazi nzakwitabarira. Haleluya. Ntacyo dushimye Imana. Mugabo ati nagatima irarunguruka ikanagama akajisho, ikavuga ngo uyu niyo bamukubita nk'ingoma y'abaporoso ntateze gushaka inzaratsi, nta gatanya, nta kwahukana. Uri aho ngaho ngiye kureba uriya wahita ashaka undi mugabo. Haleluya. Mugabo ati wowe uje gushaka iki? Ati nyewe naratwite nshaka ibishayoti bidodoki, sinzi niba mubizi. Izuba rirava birahenda, ubu igishati kigeze kuri 400, hakaba n'igihe mbibuze. Ati umufuka w'ibiri100 ugize iwawe uri cyumweru nzajya nishura. Wowe umugabo wamaga ibivuzo hariya mu cyuve bivuzo, ntabwo nzi uko mubyita umwuka basobanurire. Ati abasa n'abamufunze, ati none ndi kubura umuntu uri kwenga ubushere ngo ajya nyera utuvuzo nitwo nasangiraga n'abana. Ati nawe akajeri kandi kajye kaza buri munsi. Wowe ati nashakaga inka, baguye inka 2 zikamwa rwose n'inyana zazo ndazishura. Wowe ati nanjye nashakaga inza turebe itarengeje miliyoni 20 kandi ntujye kure y'umujyi ndishura. Urumva ko uwo muntu arafite kwabayeho. Atoya ngewe nakuze mfite umudamu, ntabwo nakugira uwa kabiri, ndakijijwe. Kandi mwana wanjye mukuru afite imyaka 12 nawe ntacyo yakumarira. Mwana wanjye ubwo ibyifuzo bibaye 2, ndashaka kukubwira ngo mu bibazo ufite hari ibyo nasubiza, mu bibazo mfite hari ibyo wasubiza. Uyu munsi mu kanya gato mu minota mike tugiye gusenga, turasengera icyo mushumba atasubiza, icyo diakona atasubiza, icyo mwarimu atasubiza, icyo muririmbana atasubiza, ahubwo imitima yacu tuyerekeze kuri Nyagasani. Tuvuge cyane amen. Twongere haleluya. Ariko munize tuvuge amen. None wakibaza ngo we yari yaje gushaka iki? Ubwo yari yaje gushaka iki? Mushu umuntu ugurira umuntu inzu ya miliyoni 20, akagurira umuntu inka 2 zonsa, akagaburira abantu barenga 5, yaraje gusengera iki? Urakoze cyane, yaraje gusengera icyo abantu batasubiza. Ntabwo ari umunyarwanda, yari afitanye ikibazo n'igihugu yari yaturutsemo. Hari ahantu bashakaga kubaka ikibuga cy'indege, bamubarira miliyoni 3 z'idolari, kandi hakakwiye kubarirwa miliyoni 7 z'idolari. Ubwo ni miliyari 7 z'amanyarwanda muri icyo gihe twarimo 2017. Urumva ko nta mwana w'umuntu wajya mu ngengo y'imari y'igihugu ngo agukuriremo amafaranga yakuzanire uretse Uwiteka kugira uko abigenza. Rero nari ngiye kukubwira ngo ibyari byo byose kuba waje, nimba icyo ndi gusengera wagisubiza, nawe icyo uri gusengera hari wagisubiza. Nimba icyo ufite mu mutima nta wagisubiza, Kristo afite imbaraga zihagije rwose. Iyo mwajya kumva uko mpanuye mugatera haleluya. Hano twasomye ijambo ry'Imana mu ntiza amatwi we.
kubera nagize njye mbyita amahirwe, kubera ko nagize amahirwe yo kubona abantu benshi basa nabi. Iyo mbonye abantu benshi basa neza mbura icyo mvuga. Ntabwo babyumvise. Nagize amahirwe yo kubona abantu benshi basa nabi. Iyo mbonye abantu benshi musa neza mbura ibyo mvuga. Ubwo batangiye kubara ngo Rugabire ngo nibyacitse. Nabonye abantu ariko uzikona abantu bageze muri ibi bihumbi murimo nta wambaye deshire, nta ufite itabi ku munwa, nta wasinze, nta ufite vide. Ubu se harimo wakubise umugore ribi kabitari hano? Harimo wakubise umugore ribi kabita itamujyanye? Ubu harimo wateye inda hanze uri kwiyereza ati amvaye. Aha. Narimvuze ngo iyo mbonye abantu benshi musa neza mbura icyo mvuga bikantungura kuko nahagaze imbere y'abantu benshi basa nabi. Kandi nanjye ntabwo nari mwiza. Muririmbyi yaravuze ngo n'ubuntu Yesu yangiriye. Ariko uyu munsi twere kwijogoramo ngo twumve ko turi beza, cyangwa se twumve ko dukomeye, cyangwa twumve ko dukijijwe. Umuririmbyi umwe niwe wavuze ngo n'ubu naje gusenga ngiye kubaha ubuhamya. Ni umuririmbyi waduhaye ubuhamya diakoro bayobozi. Ni umuririmbyi watanze ubuhamya. Aravuga ngo na mbere yuko nza gusenga nari mubi, nari kibi, nari mubi. Baravuga ati byibuze mumfashe mu ndamburireho ibiganza bihinduke ntayari cyahindutse. Umuririmbyi baramusengera nawe arisengera, abahanura barahanura, arangije arataha. Ageze muri karitsiye ataha ibintu byahindutse. Ariko ureba uwo yarabereye imideni ati byahindutse. Akareba uwo yari yarasambanye nawe ati byahindutse. Akareba uwo basangiye inzoga ati byahindutse. Akareba inshoreke yari afite ati byahindutse. Dukeneye gusenga amasengesho aratugeza muri karitsiye tuvuga ngo byahindutse. Yatanze ubuhamya buteye gutya. Umuntu wese amufata akaboko ati wowe tisoye nimugora twaryamanye ntunyishyura ati reka reka njye nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye. Nasaga n'uwapfuye kare ntarajya ku rusengero, kare ntaratura, kare ntaranga ibyaha, nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye. Ariko Yesu aramfata nyuma niringira ijambo rye ankuraho ibyaha. Ahura n'uwo bafatanyije kuroga ati kutaje gucirira ubundi, ati nasaga n'umurozi ariko none Yesu yaramfashe. Wenda se wowe uranyumvise? Basi se wowe yahuye n'uwo basambanye nimugoroba ati wakongera ukama, ati wapi nasaga n'umusambanyi none Yesu yamfashe. Imana we. Ahura n'umuntu ati mwangwino ngusomye baguha kandi gacupa ati njye nasaga n'umusinzi ariko Yesu yamfashe. Ahura n'umuntu atari ko kutageruka kunteza imbere, kutakiza muri saro, byagenze bitatu njye nasaga n'umuntu unyereza umusatsi atari ko Yesu yaramfashe. Yesu yaramfashe. Mfite kandi gapantaro kari kubikora kagacupa tera kandi kadashire na karivaje tuzabaze ntabwo nyambara icupa ngensigaye nyenyerera hejuru nasaga n'uwambara paketi ariko aramubwira ati kwa gatanu none se ko hageze ntabwo tujya mu gisopa ati ngewe nasaga n'umumansuza ariko mbyina igisimba kuri ubu. Byarahindutse byari kera we. Atese none kudaruka kunyandikira none mpari nta pasi ukeneye mwa ndawaguha pasi ati reka nasaga n'ukunda ibyana ariko Yesu yara. Haleluya. Mu mutima wanje ariko Yesu yaramfashe. Icyo gihe ndiyibuka nta cyiza nakoraga ariko Yesu angura amaraso y'igiciro. Yesu aramfata arankomeza. Umuririmbyi yavuze ibintu byiza perutse no kubishyira kuri stati, avuga amagambo meza ari kuvuga ukuntu Yesu yamufashe. Aravuga ngo uzi ukuntu ateye, iyo umugabo wagushatse yutakaje ibiro aravuga ngo uri kuba kibi, wabyibuha akakubwira ngo wafasha karejime, wabinzo bati wareka amavuta, wagira ngo urayaretse atariko ntabwo ureba uko abandi bagore basa, ngo ariko Yesu wanyishimira ukondi. Ariko Yesu halishini minister
anyishimira uko ndi. Yesu atwishimira uko turi. Iyo ukijijwe arakureba akakwishimira, akavuga ngo ntewe ishema n'uyu muntu wavuye mu byaha. Ariko niyo ukiri mu byaha arakureba akakwishimira, akavuga ngo uyu n'undi mushinga ngiye gutangiza. Yesu anyishimira uko ndi. Kandi ikintu gitangaje kuri we, buriya umugabo ajya kuguta nta kuba utagize uba washashe ugashyiramo n'udutima. Buriya umugabo ajya kugukubita nta kuba utagize. Umugore ajya kuguca inyuma nta kuba utagize ibyiyo hirya uba wahanyanyaje, udutenge waguze, amashati wazanye, udukweto duhagaze, byose bikanga. Ariko ati nta musozi. Dufite abandi babyibushye ati wapi kandi ntako atagize. Ariko Yesu anyishimira uko ndi. Warabizi uko duteye turahindagurika, urukundo rwanjye ruke ntirwamufata. Ariko wariyeranja akamfata akankomeza. Ariko mwanije amaso arafata agakomeza, agakomeza ku buryo utakinyusura. Ngo noneho twebwe umushinga aduha n'uwuhe? Kwaba yadukunze akanadufata turi kujya mu ijuru, yatugeza yate bizagenda bite? Ngo twebwe ni wowe uri guseka ngwino, ngo kondisiyo ni imwe. Ngo nariko kondisiyo uriya se ndamutangaho urugero ari yewe garuka. Ngo Yesu ikintu abadushakaho, kuko yadukunze uko turi, uko waba umeze kose Yesu aragukunda. Ngo wango abashaka ngo kugira ngo azatujyana tugeze mu ijuru. Ngo noneho umera nk'uwicishije bugufi gato, ariko Yesu ufata ngo umera nk'uwicishije bugufi mo gake, kuko ubundi wowe urebyeyo ntacyo wabona. Yesu atureberaho tutareba. Kuko ufashe wamurekura, waragufata akagukomeza. Kuko ugiye wasangamo imitego, akujya imbere ahataringaniye akaharinganiza. Kuko zi imyambarire yawe ko ari dashira, ari minare, amakoti, ari amabutusi, wambara imirimbo y'inyuma gusa, we ahita azana n'akitera akavuga ngo uhishe ubwambure bwawe. Ariko Yesu ndamuku. Noneho ngo we ikintu dushakaho ni kimwe, ngo afite gahunda yo gufata abantu twese, kandi gahunda afite niyo kutujyana mu ijuru. Ngo ariko ikintu kimwe ashaka, hari abazagera ku marembo y'ijuru bagasanga nta burinzi bw'Imana bwari bubariho. Ngo none tuzagenza gute kugira ngo aturinde? Azarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Mbese muri kugenda ntiwigureba iby'imbere arabizi, tumbira Yesu. Mbese muri kugenda ntiwigujya gukatuza imyenda, tumbira Yesu afite imyitero. Turi kugenda ntiwigujya kubaza abagabo, ntiwigujya kubaza abagore, tumbira Yesu. Ukomeze ubane n'Imana gusa, Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, izaguhaza amahoro. Muririmbyi ufite ivogo nyatireka reka mwisi bisaba kuba amaso. Ndakureba se ubwo urumva nzagerayo? Baza mugenzi ati kubona ari kudushuka, turabura kwirebera hazaza, tubura kureba viziyo Bensenkani. Wamenya hari yiki ubwo abasore batangiye kwambara amajipo, ko wabona icyo gihe bazaba bambara amakariso, twakwirebeye hazaza. Undi muhungu aravuga ati nge sindi kumwe nawe, nubwo uyu muyaga ufite imbaraga. Twegereye ku nkombe y'uruzi, ibyo kunyashya ngo ndebe ibyo ntabona, ibyo kunyashya ngo nkore ibyo ntazi. Ati nge mbiswama ubwo tuyoberwa